sibadashaka ko umuntu yagira gute kuko buri muntu wese uryamye abari mu gitutu cy'urupfu kuvyuka rero ukabona biremeye ni imbaraga z'Imana ejo bundi nabwiye abantu babwira nti buri joro na buri manywa urumva buri joro na buri manywa satani abateguyemo urupfu apana kugutestinga abateguye ko uri buze gupfiramo inama iba yakozwe biba bya kuri bupfe burya tujya zigenda turota ibintu bikwirukankana ukuntu umuntu arwara ijoro ukabona umwana wawe yarwaye ukabona hari ibintu byabaye satani ntagakina abashaka kugira ngo akwice none imbaraga z'Imana zakora bigatuma urwara ntupfe twari turi mu kamodoka k'agaprobox yari umumama wirabura muremure noneho imodoka yakubita nk'ahantu kuko hari umuhanda umeze nk'aho ari mubi yasa nkaho yihengeka agahita akura akantu mu mufuko akavumaho agahita avuga utuntu tw'utujambo 90% bemera ko Imana ibaho yo mwijuru ku mpamvu ebyiri mpamvu ya mbere inzara yadukubise umvishe inzara yadukubise n'intambara umvishe inzara yadukubise n'intambara ibibazo ibyo ni ibintu bibiri bituma twemera Imana byanze kuneza no kunabi n'umuntu wavuga ngo ntibaho gutize twaravutse ababyeyi bacu bayivuga n'ubu bayivuga nabande bose bayivuga uri kuranyumviriza je narayibonye inyiza narayibonye impindura ubuzima narayibonye inkura ahantu habi narayibonye ifunga gereza narayibonye inkura mu rupfu narwinjiyemo Imana irahari ikintu itakora navuga ko izagikora kandi n'ikintu idakoze si bizatuma mvuga yuko itabaho imirimo n'ibitangaza agiye inkorera urupfu yagiye inkuramo ico ni kimwe ariko jewe ubwanjye nabonye Imana mbona ibintu ikoze ibikorera handi ishobora gukora ikintu uri kurabona